Papa Francis arapfuye. Ni ukuri cyangwa ni ibinyoma? Ese koko yari umupapa wa nyuma? Ese koko isi irarangiye? Ubwoba bwa muntu no guheza abantu mu rushijo, mu gihirahiro no mu buhumyi, igicuruzwa cyiza cyane ku banyamadini n'abanyepolitike. Ikiganiro kiragusobanurira byinshi ku rupfu rwa papa. Kuri kurajyana ariko turavuga ntituguhisha, ukuri gutwika mu muriro ariko kugira umumaro. Ibyanditswe benshi barabivuga. Gitondo cyo kuwa 21 Mata 2025 nibwo abantu benshi batangiye kubona inkuru zicicikana zivuga yuko Papa Francis ashobora kuba yitabye Imana, nkuko bamwe babivuga, bamwe bakemeza yuko bishobora kuba ari inkuru z'impimbano, abandi bati ni ukuri. Iki inkuru z'urupfu rwe zatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru. Abakristo bamwe batangaje ubuhanuzi batangije ubuhanuzi niwe wa nyuma, isi irashize. Ariko ese koko ibyo bintu byaba ari byo? Nubwo kuri kuryana, nubwo kuri gutinywa, ariko twebwe icyo twahisemo ni ukwimakaza ukuri. Nkuko byagaragaye rero, abantu bakomeje gucicikanisha amakuru hirya no hino. Amadini amwe ndetse n'abahanuzi benshi batangiye kwaduka bagaragaza yuko isi yangiye. Nyamara se ibi bintu twebwe nk'abanyakuri ndetse twahisemo kwiyemeza kuvuga ukuri nubwo kuryana, ni iki tubabwira? Ese papa niwe wa nyuma koko? Yego, hari urutonde rw'abavuga yuko ari umupapa wa nyuma ku iherezo, ndetse ibyo ngibyo bikaba byaragaragajwe n'umugabo witwa Malakiya, bavuga ko yahanuye ko ibyo bintu ariko bizagenda. Ariko rero icyo tubabwira ni uko ari ibinyoma. Impamvu ni imwe, nuko no kubemera Bibiliya muzi yuko Kiliziya Gatolika nabo n'abakristo na Yesu ubwe yivugiye yuko nta muntu n'umwe uzi umunsi cyangwa igihe, ndetse ko iryo ari ibanga rizwi n'Imana yonyine. Ibi bintu bivugwa rero ni ibanga rivuga ku buhanuzi bwitwa Marashi ku isi izarangirana n'umupapa ari we uyu tuvuga. Ibyo byatangajwe mu 1595 mu myaka irenga 400 ishize, kandi abashakashatsi benshi bemeza ko ari ibihimbano. Ni igikoresho cyabaye igikoresho cya politike mu gihe cya kera. Aba ni abantu bakomeje kujya bakora ibi bintu, nyamara bikaba ari ibihimbano kugira ngo bakange cyangwa batere ubwoba isi. Iki ni igikoresho cya politike ku nyungu z'abantu bamwe na bamwe. Nk'uko tubibabwira kenshi, amadini akoresha ibintu bitari byiza rimwe na rimwe kugira ngo yigarurire imitima y'abantu. Aba ni bamwe mu banyamadini n'abandi bantu baba barakoreshejwe mu mpamvu za politike, dore ko amadini na politike z'isi ntaho bitandukanira, ahubwo ni uko bigenda mu nzira ebyiri zibangikanye, ariko imwe iri iburyo indi iri ibumoso. Gushyira hanze ibihishwe rero ni uko twe tubabwira ko Papa Francis ntabwo ari we wa nyuma mu buryo bwemewe. Mu by'ukuri nta cyemezo ku rupfu rwe ari ikimenyetso cy'iherezo ry'isi. Nta kintu na kimwe cyemeza ko urupfu rwe ari iherezo ry'isi, ahubwo bishoboka kuba uburyo bwo guteza ubwoba no kugumisha abantu mu buhumyi. Ubuhumyi bw'iby'umwuka, ubuhumyi bwa roho, ubuhumyi bw'intekerezo, ubuhumyi butewe n'ubucakara ku bantu bahora bibwira ngo isi irarangiye. Mbese ibi bintu bifite ingaruka zimeze gute ku buzima bwa muntu? Igihe cyose uri gukora uzi yuko ubuzima burangiye, uri gukora uzi yuko isi ishize, byanze bikunze ntabwo uzagera ku ntego. Ibi ni bimwe mu bintu isi yakomeje kugikoresha mu rwego rw'iterabwoba. Ni igikoresho cy'amadini n'abanyepolitike, ariko ntabwo uyu ari umupapa wa nyuma, nta nubwo ari iherezo ry'isi, ahubwo ibi byose nk'uko tubibabwira ni ibintu byahimbwe, kandi mu nkuru zigaruka tuzababwira abantu babiteje n'uburyo babiteje n'impamvu yatumye bakora ibyo bintu. Urupfu rwe rero ni inkuru ikomeye, ariko ntirushyira iherezo ku isi. Ukuri kuraryana, ariko kandi ntabwo dushobora gushyigikira ikinyoma ngo ni uko kuri kuryana. Ni iby'ukuri koko, bamwe baremeza yuko ashobora kuba atapfuye, abandi bakavuga bati yapfuye, ndetse bari gutangira kuvuga yuko hari ikihishe inyuma y'urupfu rwe. Ariko urupfu rwe uko rwamera kose, inzira rwacamo zose ntabwo ari iherezo ry'isi.
bifuza kubahishurira ukuri kose mu bintu bitandukanye abantu bakomeza kugenda babeshya, ndetse twifashishije Bibiliya n'ibindi bitabo n'amateka. Ubundi rero niba wabikunze, kora subscribe, like, share na comment. Kandi byaba byiza niba hari ikibazo cy'amatsiko ujye ugira ku byerekeranye n'imyizerere n'imyumvire iriho ubu ngubu ukatubaza, ubundi tukagutegurira ibiganiro bijyanye n'ubushake bwanjye. Biba byiza, bye.